twongeye kubasuhuza abakurikiye Byahishuwe Media TV. Turabakunda cyane, amahoro y'Imana nabane namwe. Nkuko mumenyereye rero Ibyahishuwe Media TV tugenda dushakisha abantu batandukanye tuganira ku ijambo ry'Imana, tukagira n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Byahishuwe Media TV tuba duhari ku bwanyu, dutegura ijambo ry'Imana, tugakora amadeba ku ijambo ry'Imana. Rero turabararikira kujya mukomeza gukora subscribe, like, comment ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero kuri uyu munsi reka tubagezeho umuntu twagiye kureba, umuntu mwese mwari mutegereje, umwe tumaze iminsi tubabwira ko ari we tuzajya kureba, tukazana tugakorana nawe ikiganiro, akatubwira uko Imana ikora, akatuganiriza ku jambo ry'Imana. Reka tubagezeho uyu mushyitsi twagize muri aka kanya. Ni karibu umushyitsi wacu. cyane nkuko duheruka kuganira n'ubundi nari ngarutse kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Kuva ibice 2 n'umurongo waho wa 3. Haravuze ngo ananiwe guhora muhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Imana ishimwe kandi habe icyubahiro. Bene data, aya magambo yumvishe wakumva nta kintu kirimo, ariko ni namwo kiri kandi gifite imbaraga. Kuko murabizi, nkuko twese tubizi, ni isi yose turi mu bihe bitoroheye, isi yose n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange. Ndagira ngo tuganire kw'iri jambo rya kato umazemo igihe kirekire. Insanganyamatsiko cyangwa se intego y'iri jambo iravuga ngo Imana ifite ubushobozi bwo kugukura mu kato umazemo igihe kinini. Kandi koko birumvikana, aka kato isi yose ikamazemo igihe kinini, n'abanyarwanda twese muri rusange tukamazemo igihe kinini, ariko Imana irongeye yibutse isezerano yagiranye natwe kugira ngo ibe yadukura muri aka kaga gakomeye kugarije isi. Aha rero hari mu gihe gikomeye, hari mu gihe cy'Abisiraheli. Bibiliya avuga ngo nuko umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi, babyara Mose. Birasobanuye ngo nuko umugabo wo mu muryango ukijijwe aragendera arongora umukobwa wa Lewi cyangwa se umukirisitukazi, babyara umukirisitu pire ari we Mose. Ariko Mose amaze gukura cyangwa se uyu mudamu amaze kumubyara, ahura n'akaga gakomeye, kuko hariho guhiga abana bose b'imfura b'abahungu kugira ngo bicwe muri kiriya gihugu. Mose rero avuka binaniranye, hajyaho itegeko rivuga yuko azatabwa hehe? Mu rufunzo. Mose yarutawemo nkuko Bibiliya ivuga, aboherwa akato. Ako kato bakamushyiramo, bagasiga ibumba n'ubushishi, baragapfundikira, bamuta mu rufunzo. Bene data bankurikiye, nshuti z'Imana, isi yose ibyo ucamo, kuba tumaze igihe kingana gutya turi mu kato, ntabwo bivuze ko ariko koroha kwawe, ariko ubuzima bwawe kujya hasi. Iyo uzakomera urwana n'ibintu bikomeye, nubona urwana n'utuntu duto cyane, n'ubuzima bwawe buri hasi buraciriritse, ukwiye kujya urwana n'ibintu bikomeye kugira ngo n'ubuzima bwawe bube ari ubukomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Amaze rero kumubyara, Bibiliya iravuze ngo ananiwe guhora muhisha, amubohera akato mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, agashyiramo Mose, amuta mu rufunzo. Mbibutse ko Mose nta muntu wamurebaga. Mbibutse ko hari kuba mu gihe cy'abantu, hari no kuba mu gihe cy'Imana. Iyo uri mu gihe cy'abantu nta muntu ukwitegereza, nta n'umuntu ukureba.
ariko iyo uri mu gihe cy'Imana, Imana iragukurikirana imyaka n'imyaka. Ndabatangariza iki rero? Ntabwo ari wowe Imana irinda. Umuntu ufite ijambo ntabwo ari Imana irinda. Imana irinda ijambo ryayo yamuvuzeho ikamurindana naryo. Icya kabiri, umuntu ufite ijambo ntabwo ari we shitani arwanya. Shitani arwanya icyo Imana yamuvuzeho. Abantu rero bankurikiye, hamwe n'ibi bihe turimo bya kato, na Mose yakabayemo igihe kirekire, ntabwo rero ari ibintu by'inzaduka bibaye, ariko igihe cyaje kugera Mose agira ihumure ku Mana. Ndabatangariza ko rero natwe hari ihumure iduhaye. Wowe unkurikiye, wowe ukurikiye ibyahishuwe TV Media, ndagutangariza ko akato umaze mu igihe kirekire habonetse imbaraga z'umurengera, habonetse imbaraga z'Imana zidakumirwa, zibashije kugukura mu kato umaze mu igihe kinini, nk'ako Mose yabaye mu igihe kinini. Yesu ashimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo nje gutangariza. Mose haba muri aka kaga gakomeye, haba mu kato, haba mu rufunzo, ariko Imana igiteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Iteza icyokere. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira atarabifitemo gahunda, nta kindi yarabifitemo, oya, ahubwo kuko Imana hari ikintu hari igambiriye kuri Mose. Ni kimwe nk'uko hari ikintu Imana igambiriye ku Banyarwanda n'Abanyarwandakazi n'isi yose. Umuntu wese unkurikiye, hari ikintu Imana itugambiriyeho kandi kirahari. Mbibutse ko abantu benshi bashakira ibisubizo ahantu hakinze, hakinguye plito, ariko n'ahakinze hari igisubizo. Aho utabona inzira niho hari inzira. Aho ubona ko utava mu kato, aho ubona yuko tutakongera kugira ihumure mu gihugu cyacu, ku isi yose, aho niho riri. Kuko Imana ntabwo isinzira mu mwuka, nta minota nta n'amasaha. Imana n'uyu munsi yakigaragaza. Ariko icyo nje kugutangariza nuko Imana ivanye akato tumaze mu igihe kinini n'isi yose, n'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi muri rusange. Imana ihabwe icyubahiro. Mose abaja b'umukobwa wa Farawo baramubwira ati se ntabwo wareka tukajya kukurebera umuntu umurera? Ariko rero bari bamaze kumubona arimo babona akato gatembera akareremba hariya ku nyanja y'uruzi. Baravuga ngo reka bajye kukareba. Abaha uburenganzira, abaha liberty, baragenda bajya kukareba. Bapfunduye basanga ni Mose. Baraza baramubabarira, bumvisha uko arira, bumvisha uko ameze. Baravuga ngo kurira kwe ni nk'uko ab'Abaheburayo, uko areba ni nk'Abaheburayo. Byose barabimubarira. Begera ku rwego bamubwira ati se ntitwajya kukurebera umuntu wonsa uyu mwana? Baragenda. Ariko Imana ikora ikintu gikomeye. Kubera iki Imana yanze ko Mose yonswa n'undi utari nyina? Ni ukubera ko 65% nicyo wonse. Ntabwo Mose ari konka amashereka ataraya nyina, kuko ari kugira indi mico. Imana ihimbazwe kandi habwe icyubahiro. Haleluya. Mose ahura nyina, aramwosa kandi amwosa anabihemberwa, abona n'ibihembo. Kubera iki Mose yahuye n'akaga gakomeye kangana kuriya? Byari ngombwa ko ahura nako nk'uko nabivuze mbere, kubera ko iyo uzakomera urwana n'ibikomeye. Muzi ko yaje kugira igihe akaza gukura Abisiraheli kwa Farawo, ubwo yari abatugarije. Imana ihabwe icyubahiro. Mose Bibiliya ivuga ngo amaze gukura yanga gukomeza kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Bene data bankurikiye, iyo umaze gukura hari intambwe ebyiri ugira. Hari intambwe mu kwizera, hakaba n'inkomoko mu kwizera. Intambwe mu kwizera ni intambwe uheshwa nuko umaze gukura. Iyo umaze gukura hari ibintu wanga. Ibintu iyo ubyanga biragenda, niyo ubyemera bikugiraho impact 98%. Intambwe ya kabiri ni inkomoko mu kwizera. Ni ukwizera ukura ku babyeyi. Mose rero amaze gukura aravuga ngo ntabwo ashaka gukomeza kwitwa umwana w'umukobwa bande wa Farawo. Imana ihabwe icyubahiro.
igihe kiragera imana nk'uko twabisomye mu ijambo ry'imana, abankurikiye mwese, Mose yaje kuva muri kariya kato, imana imugirira neza, iramukoresha, iramutuma. Ariko icyo ngendereye cyane ni aka kato yari amaze igihe kinini. Imana ifite ububasha. Akato rega, utwato ni twinshi. Mubyibuke na Hana, hari akato yari amaze igihe kirekire, hari n'akato ko kutabyara. Nose nimubizi Hana nawe yari afite umugabo bita Elukana. Uyu Elukana yari afite abadamu babiri. Uwo Hana nyine nk'uko mbivuze n'uwo bita Penina. Uyu Penina yari mukeba we, ariko agahora amukina ku mubyimba yuko atabyaraga. Ariko Imana, mbibutse ko ikintu icyo ari cyo cyose kikuba mu buzima, Imana iba yitegereza. Imana nta sirimenaje igira. Ibintu byose yumva ko gusenga ko ibyo basaba ititaye uko bari, kandi byumvira icyarimwe. Imana ishimwe. Igihe kiragera Hana aza kujya gusenga. Yasenze abwira Imana ko ashaka umwana. Bibiliya iravuga ngo numpa umwana nzamugutura asimbure ibigoryi bibiri. Bibiliya ivuga uwo bitaga ibigoryi bibiri, Bibiliya ivuga Ofuni na Finehasi. Kubera iki Bibiliya ibita ibigoryi? Ni ukubera ko bakoze amakosa atatu, ni nayo bakoraga. Ayo makosa atatu niyo bakoraga. Icya mbere, basambanyirizaga abagore mu ihema ry'ibonaniro. Icya kabiri, iyo babaga batetse, Bibiliya ivuga inkono ivuga cyangwa ibirika cyangwa isafuriya, bafataga ingobe bakajomba mu isafuriya, bagaha Imana ibisigazwa, bo bakarya inyamibwa, akaba ari byo birira. Imana irababara cyane, irababara. Imana ibwira Samweli, amubwira ngo yewe Samweli we, uzareba ibyo nzakorera umuryango wa Eli n'abahungu be. Barambabaje, barampemukira. Nzabakorera ikintu umuntu wese uzacyumva amatwi azacura iki? Injereri. Imana ishimwe cyane. Hana, Imana iza kumuha umwana kuko yari amaze igihe kinini mu kato, yihebye, yigunze nk'uko natwe tumeze. Ariko nubwo bimeze gutyo, hariho imbaraga z'Imana, kandi izo mbaraga nizo nje kubatangariza, zibasha kugukura mu rufunzo. Ese urwo rufunzo wibwira ko ari iki? Erega nako kato nyine nge nawe tumazemo igihe kinini, ariko habonetse ubudahangarwa bw'Imana. Hana asenga arema. Ni nakwe natwe dukwiye gusenga turema, kandi ikintu cyose dukoze twizeye, Imana irakiduhereza. Bibiliya ivuga ngo nitwizera tuzakora n'ibirenze ibyo Yesu yakoze. Hana asenga Imana mu butatu. Aravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kuri Aburahamu bisobanura Imana isezeranya, kuri Isaka bisobanura Imana isoza icyo yasezeranyije, kuri Yakobo bisobanura Imana ihindura amateka n'amazina. Yasenze arema amatirisi nk'uko nawe usenga, ariko nawe wari ukwiye gusenga muri kino gihe kugira ngo tuve mu kato turimo. Kandi asenga abwira Imana ati, mwana ndemye matirisi. Birumvikana yaremye n'igitsina cy'umwana, ni igitsina hungu, amuha n'izina. Abonye yuko birashoboka yuko ushobora no kwiga, ariko Imana ikabona yuko akazi uzarangiza barakamaze, ikakakuzigamira. Ako rero yazigamiye Samweli, yamuzigamiye ak'ubutambyi, imuhereza kuba umutambyi. Imana ishimwe cyane. Imubonye, Imana itangira guhamagara Eli. None imuhamagaye, Samweli akitaba. Yitabye, Imana imubwira amagambo akomeye. Iramubwira ngo yewe Samweli we, uzareba ibyo nzagirira inzu ya Eli n'abahungu biwe. Igihe cyaje kugera, Samweli arakura. Amaze gukura, akora umurimo w'ubutambyi nk'uko twabisomye mu ijambo ry'Imana. Imana imugirira neza, aratunganirwa, amera neza, akora umurimo w'Imana. Ishimwe ryabonetse kuri Ana nuko yabonye Samweli. Ishimwe ribonetse muri iki gihe cya COVID-19 nuko Imana ituvanye mu kato, kandi kukatuvanamo nta muntu ugisha inama. Ibisi yose ibe abanyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange,
imana iratuvana mu kato. Kandi imana nivuga none ntuwumve ejo mu gitondo. Imana ifite ubushobozi, irihagije, ni imana yiyemera, ifite imbaraga, ifite ubuhanga budahangarwa. Erega munabyibuke ituma Mose aravuze ati se nzabwira Farawo kurinde, aramubwira ngo uzambwire Farawo ko ndi uwo ndiwe. Ubundi ndiho bisobanura ibintu bitatu. Birasobanuye ngo kuba uriho nuko imana iriho, utarabaho yahozeho, nunapfa izakomezaho yitwa iki? Imana. Kugira ngo rero imana ize kubona bari abahungu babiri, Ofuri na Finehasi, yateje intambara hagati y'Abafilisitiya n'Abisiraheli. Bajya ku rugamba bararwana. Bamaze kurwana ku nshuro ya mbere barabanyaga, baritotoma, baravuga ati se ubu ni ukubera iki? Nuko tutari kumwe n'isanduku y'Uwiteka. Bigira inama yo kugishira, bashaka isanduku y'Uwiteka. Iyi sanduku yariho abahungu babiri, Ofuri na Finehasi, nabo bazana mu ntambara, bararwana. Barwanye barabanyaga, barabica, barabatikiza, induru ziravuga. Kandi uko niko iyi COVID-19, uko niko COVID-19 Uwiteka ayambuye ubudahangarwa. Haleluya! Ayambuye ubushobozi. Ndahumuriza isi yose n'abanyarwandakazi bakurikiye Ibyahishuwe Media TV. Iyi COVID-19, aka kato tumazemo igihe kirekire, ntabwo tuzongera kukaba mukundi, kuko imana ishize urugi rukinguye imbere yacu. Kuko rwari rukinze, birumvikana twari mu kato hakinze, kuko ahantu hakinze nta muntu ubasha kurebayo. Ariko imana erega si no kurukingura gusa, irucomoranye n'ibizingiti n'amapata, byose irabyirukankanye, bitwaye byose irabyirukankanye. Kandi ibyo niko bigenze, ntabwo ari inkuru mbarirano, uko niko bigenze, kuko n'icyo imana ishaka. Ntabwo imana yatwima amahoro ngo iyatwambure, kubera ko mu kintu cyose imana iharanira ni amahoro ku muntu yaremye. Bararwana, barabatikiza nyine. Ofuri na Finehasi bagwa mu ntambara, baragenda bageze kuri Eli. Imbitsi igeze kuri Eli iramubwira ngo rega batunyaze n'isanduku, byose babitwaye, na muka Finehasi yapfuye abyara ikidakuze. None niyo mpamvu bagenzi baramubwira ati wabyaye, ahita kwamwita Ikabodi, bisobanura ngo icyubahiro cy'Uwiteka kishize kuri Isiraheli. Ariko cyari gitangiye kuko abari bashatse kugitwara bari bagize gute? Bari bamaze kugenda. Imana rero soreza ahangaha, nashaka kubabwira ko akato umaze mu gihe kirekire imana ikarangije ikagusohoyemo, yongeye uhereza isi yose n'abanyarwandakazi muri rusange ubuzima buzima. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, amen.